mu rwego rwo gukomeza kuzamura impano, indangagaciro n'umuco wa karate mu Rwanda. Mu karere ka Burera hateguwe igikorwa cyo kuzamura urwego rw'abakina karate batanga imikandara ku bana n'urubyiruko rukina karate. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abakina karate baturutse mu mirenge itandukanye y'akarere ka Burera, abatoza, ababyeyi ndetse n'abayobozi bo ku rwego rw'umurenge n'akarere. Hari nyakubahwa Visi Meya w'akarere ka Burera Mwanangu Theophile, hakaba umuyobozi w'umurenge wa Gahunga Nsengimana Aloyizi, hakaba umuyobozi wa Federasiyo ya Karate mu ntara y'Amajyaruguru Sensei Bazimaziki Theophile, ndetse n'uwo ku rwego rw'akarere ka Burera Sensei Nsengiyumva Joseph. Kandi hari na ba Diregiteri Tekiniki babiri b'intara y'Amajyaruguru aribo Sensei Muberuka Serge ndetse na Sensei Hakizimana Auguste. Hari na Sensei Munderi Pierre Karaveri ndetse n'abandi bafatanyije gutanga ikizamini. Intego nyamukuru yari ukugenzura abakinnyi bageze mu rwego rw'imyitozo ya Kihoni Kata na Komite, gutanga imikandara nk'uko amategeko ya karate abiteganya, guhuza abana n'abatoza baturutse hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwigiranaho, gukangurira ababyeyi n'inzego za leta gushyigikira karate nk'imwe muri siporo zubaka u Rwanda rufite indangagaciro. Kora subscribe, ukande no kukazogera, ukore like, share na comment, ubundi nze dukomeze. Igikorwa cyatangijwe ku mugaragaro n'umuyobozi wa Federasiyo ya Karate mu karere ka Burera Sensei Nsengiyumva Joseph, aho ikaze abashyitsi bose kandi atanga umwanya ku bakoresheje ikizamini ngo batangire igikorwa cyo gusuzuma imyitwarire n'ubumenyi muri icyo kizamini. Ibizamini byakozwe byari bigizwe n'ibice bitatu bikurikira: Kihoni, imyitozo shingiro; Kata, imyiyerekano ya tekinike zateguwe; ndetse na Komite, kurwana hagendeye ku mategeko. Abana bakoze ibizamini batoranyijwe hakurikijwe icyiciro cy'imikandara bariho, kandi buri wese yasuzumaga n'inzobere mu myitozo ya karate mu Rwanda. Abana n'abakuru bose bagaragaje imyitozo n'imbaraga zidasanzwe, disipurine n'ubwitonzi, ibintu byashimishije ababyeyi n'abayobozi. Kandi hari abana bagaragaje urwego ruri hejuru ku buryo bugaragarira amaso, bituma banashimirwa ku mugaragaro, nk'umwana wakoreye agasentire maro ava kuri sentire bure watangaje abari aho bose, kugeza kuri Visi Meya w'akarere ka Burera uburyo akora tekinike zifite imbaraga, yitonze kandi neza. Si uwo gusa, kuko hari n'abandi bashimiye by'umwihariko uburyo bitwaye neza cyane. Passage yagenze neza mu buryo bwa tekinike, ubuyobozi bushimira imitegurire myiza, isuku n'ubwitabire. Ababyeyi bagize uruhare mu kwitabira no gushyigikira abana. Abatoza bashimiye uruhare bagize mu myiteguro ndetse banasabwe gukomeza kwigisha bakagera no mu yindi mirenge yose. Umubyeyi uhagarariye abandi, Uwitonze Jeanne, yagiriye abana inama yo kugira imyitwarire myiza, anabashimira ukuntu bitanze bagakorana imbaraga kandi neza. Yatanze ibyifuzo ko n'abamama mu karere ka Burera nabo bakwiye kujya mu mukino wa karate nk'abapapa baho, kandi agaragaza imbogamizi abona zigihari nk'uko Visi Meya yemeye kuzazikemura. Ndetse hari n'inama agenera ababyeyi. Murakoze cyane. Uruhare rw'umubyeyi ni ugushishikariza umwana tubashishikariza kujya muri karate, bakagenda bakiga. Bariya abarimu babigisha bo muri karate aba ari ababyeyi babatoza uburere bwiza. Biba bisaba kugira umwana umwiteho kuko aba yatakaje imbaraga nyinshi. Ubwo birumvikana agomba kurya indyo yuzuye, agomba kurya ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Uriya mwana iyo ageze hariya akina neza kandi akabikunda, bityo yahuye n'umwana mugenzi we akabimushishikariza wa mwana nawe akabisaba umubyeyi we, umubyeyi nawe akagira uruhare muri icyo gikorwa. Karate ikigaragara hano muri uyu murenge wacu ntabwo iramenyekana cyane, ntabwo biragera ku rugero rwa nyarwo, kuko mu bigaragara nta bibuga dufite abana bitorezaho. Usanga bikiri bikeya, tukasaba n'ubuyobozi kudufasha bakabishyira mu bigo by'amashuri, bagakomeza kubishishikariza abo bana.
murakoze turabashimiye. yego namwe murakoze. umuhuzabikorwa bya karate mu karere ka Burera Sensei Nsengiyumva Joseph yashimye ubwitabire bwari buhari kandi yagaragaje imikoranire y'abakarateka n'inzego za leta ndetse agenera ubutumwa abazamuye mu ntera. Ikirenze ibyo agaragaza ibyiza bya karate, asaba ingeri zose kujya mu mukino wa karate muri kano karere ka Burera ndetse no mu gihugu muri rusange. Murakoze cyane. Amazina Nsengiyumva Joseph, akaba ari nje uhagarariye ibikorwa bya karate mu karere ka Burera. Ubwitabire ku bakinnyi bitabiriye iki gikorwa bwashimishije kubera ko bari ku rwego rwo hejuru, dore ko muri aka karere ka Burera byari bikiri hasi, ariko mwabonye ko abakinnyi bazamutse ku rwego rwo hejuru, kandi natwe ubwacu turifuza ko abakinnyi bazamuka kurenza ahangaha kubera ko akarere ni kanini. Turifuza ko tuzazenguruka akarere kose, noneho tukagira umubare ushimishije kuruta ahangaha. Ni ukuvuga ngo umusemburo n'impinduka ku rubyiruko ni uko karate ifasha urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'inda zitateganije, kuko umukaratika tubigisha kutajya mu biyobyabwenge, abakobwa tubigisha kwirinda ku buryo nta muntu upfa kumushuka uko abonye yitwaje icyo ari cyo, kuko nizo mpinduka niwo musemburo wo kugira ngo n'abandi batari abakaratika bahinduke, bumve ko karate niwo musemburo, niwo musingi w'iterambere. Icyo dusaba ababyeyi ni uko mu nshingano zacu, mu nshingano z'ababyeyi, ni uko bashishikariza abana kugira ngo baze mu mukino wacu wa karate, kugira ngo abana barusheho gukunda karate ndetse bafunguke n'ubwonko, kuko karate ifungura ubwonko muri rusange. Inzego za leta ziradufasha, dufite abayobozi b'imirenge, abayobozi b'uturere, mwababonye ko bageze hano, kuko tudafite ubufatanye ntabwo baza kugira ngo twirirwane umunsi ungana gutya. Ibi bigaragaza ko dukorana umunsi ku munsi, kandi iyo tubahamagaye baratwitaba. Ni ukuvuga ngo abantu bazamuwe mu ntera, abantu bakoreye imikandara, ntabwo ari cyo gihe cyo kumva ko bageze iyo bajya, ahubwo ni igihe cyo gukora cyane kugira ngo bazamure impano zabo, noneho n'igihe habaye amakompetisiyo ku rwego rw'igihugu bazagere ku rwego rw'igihugu ndetse bazasohokere n'igihugu muri rusange, kuko abakinnyi bajya gusohokera igihugu ni uko baba bavuye mu makarabuzi nk'aya. Murakoze cyane. Sensei Bazimazuki Théophile akaba umuhuzabikorwa bya karate mu ntara y'Amajyaruguru yasobanuye uko karate ihagaze mu ntara y'Amajyaruguru, asobanura amategeko agenderwaho bazamura urwego rw'abakarateka, kandi agaragaza uburyo kino gikorwa kizagira akamaro ku mishinga iri imbere. Murakoze. Nitwa Bazimazuki Théophile, umuhuzabikorwa wa karate mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 mu karere ka Burera, umuhango wo kuzamura abakarateka bari bamaze iminsi badapasa, bazamura mu ntera mu rwego rwo kubaka karate nziza kandi iri ku murongo. Uburyo karate ihagaze, Federasiyo ya Karate y'u Rwanda yashyizeho decentralisation. Gushyiraho decentralisation kwari kugira ngo tugende dushyiraho abahagarariye karate mu karere n'abahagarariye karate bashyiraho abahagarariye mu mirenge, kugira ngo karate abari mu buryo bwo guhuriza abakarateka bose hamwe babashe kugira gukina karate imwe kandi igendeye ku murongo. Murakoze. Amategeko agenderwaho cyane cyane tubanza kureba nimba umuntu uvuye ku rwego rumwe ajya ku rundi yujuje igihe, ko kugira ngo tuhera ku amakiyu kuva ku mukandara w'umweru kugera ku mukandara w'ikigina, byibuze umukarateka agomba kuba amaze umwaka kugira ngo ave ku rwego rumwe ajya ku rundi. Rero ikindi cya kabiri tuba tugomba kureba n'imyitwarire. Ese uwo muntu asanzwe afite discipline, ntabwo ajya yibaswe n'ibiyobyabwenge, asanzwe afite indangagaciro z'umuco nyarwanda nziza. Ibyo byose nibyo turebaho, kandi tukareba
n'uburyo agaragara, nimba afite isuku, nimba agira imyitwarire myiza, ibyo ngibyo byose tubirebera kugira ngo tumuzamure mu ntera, kugira mu karate ave ku rwego rumwe ajye ku rundi, no mu bitekerezo bye n'ubwenge bwe bigomba kuba nabyo byagutse, kuko ntabwo wavuga ngo uvuye ku mukandara wari uriho uzamutse ku rundi rwego ubwenge bwawe bukiri hahandi. Ugomba kureba kapasite yawe, niba tukubaza n'uburyo, nimba utarakaraba gusiga ukaraba, nimba ubasha gusubiza neza, nimba ubasha kumva ibyo bakubajije, ibyo ngibyo byose tujya tugendera kugira tuvane ku rwego rumwe tujyane ku rundi. Murakoze. Ese iki gikorwa kizagira akahe kamaro ku mishinga iri imbere? Kuva mu biyobyabwenge habeho kuzamura karate, abantu bazitabira amahugurwa mu bikorwa bya federasiyo, bitabira amakompetisiyo, hagaragara abanyempano, ibyo ngibyo n'ibikorwa bizagenda bigerwaho byiza. Murakoze. Visi Meya w'Akarere ka Burera Mwanangu Theophile yashimiye abana bato gusumba abandi bitwaye neza bagatsinda ibi bizamini, ndetse ashima n'abandi bose bitabiriye, by'umwihariko ashima abakarateka badaheza n'abafite ubumuga. Avuga by'umwihariko Akarere ka Burera gafite sensei ifite akaguru kamwe. Yemeye ko azakora ubuvugizi umukino wa karate ukajya muri Kagame Cup, ndetse yemera ko akarere kazatangaho gukorera umukino wa karate no kuwagura mu bigo by'amashuri biri muri kano karere n'indi mirenge kagize. Bigira amahoro. Ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge n'ubudahemuka. Murakoze nyakubahwa koordinateri wa karate mu ntara y'Amajyaruguru, unahagarariye federasiyo ya karate ku rwego rw'igihugu muri ibi birori, nyakubahwa ES w'umurenge wa Gahunga, nyakubahwa uhagarariye ababyeyi, banyakubahwa batandukanye turi kumwe, ababyeyi, abanyeshuri mwatsinze ibizamini, kugira ngo muntize amashyi dushimire abanyeshuri ko bitwaye neza. Nibyo kwishimira kuko amubonye ko bose bahawe imikandara yisumbuye ko bari bafite, kuko bitwaye neza mu masomo batujwe, kandi mu by'ukuri babigaragaje ko babishoboye. Twongere tubashimire. By'umwihariko kugira ngo muntize amashyi dushimire abana bato gusumba abandi twabonye muri aya marushanwa kandi bitwaye neza. Banyakubahwa, nagira ngo muri uyu mwanya mu izina rya Madamu Meya umuyobozi w'Akarere ka Burera utashoboye kuboneka bitewe n'izindi mpamvu z'akazi yagiyemo, kugira ngo bikuye ku mutima mbashimire bw'uyu munsi. By'umwihariko turashimira federasiyo y'umukino wa karate mu Rwanda ndetse no mu ntara kuba mwarateguye uyu munsi kugira ngo aba bajene bamaze igihe bitoza babashe kubona imikandara bamaze igihe baharanira. Ndagira ngo rero muntize amashyi dushimire federasiyo. Federasiyo itaza kubona ababyeyi nkamwe ufite imyumvire iri hejuru umukino wa karate, ntabwo ari kubona urubyiruko rwo gutoza. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya dushimire ababyeyi nabo bemeye gutanga abana kugira ngo bitabire aya marushanwa ndetse banige uyu mukino, bakaba babashe kubona imikandara yisumbuye. Dushimire aba babyeyi. Ni iby'agaciro kandi kubona dufite abajene n'abasore ndetse n'abana batoya, ingeri zose twabonyemo igitsina gabo turabona n'igitsina gore, nibyo kwishimira. Ndagira ngo nabo tubashimire ko bitanze bakitabira uyu mukino. Nagira ngo muri uyu mwanya dushimire byimazeyo umuntu wese watanze umwanya we akaboneka ahantu. Mu by'ukuri nk'uko bakomeje kubigarukaho, Leta y'u Rwanda ifite intego yo guteza imbere impano z'Abanyarwanda mu ngeri zose nta n'umwe usigajwe inyuma. Niyo mpamvu rero dushimira byimazeyo federasiyo
ko n'abafite ubumuga bwose bahabwa amahirwe yo kwitabira. Twaba dufitemo umuntu ufite ceinture noire kandi afite ubumuga. Ubutumwa ngira ngo mpe ababyeyi bitabiriye uyu muhango, kuko abana bose barashoboye. Umuntu ufite ubumuga nawe ashobora kuba yakora nk'ibyo batagufite bagize gute bakora. Kuba umuntu afite ubumuga ntabwo bivuga ko adashoboye. Rero ndagira ngo nsabe ababyeyi, abana dufite mu rugo nabo tubazane, yaba afite ubumuga yaba ntabwo afite, bose bige karate, kuko ni umukino mwiza ufungura ubwonko kandi bigatoza abana kugira imico myiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuko dushishikariza abana kujya muri football, muri volley, muri atletisme no muri karate. Dutinyuke abana tubashyire muri uyu mukino kuko ni mwiza cyane, ko buriya ntabwo abantu bafite impano zimwe, ntabwo abantu bose bafite impano yo gukina football. Ashobora kuba adashoboye gukina football ariko ashoboye gukina karate. Tutamushyira rero mu mukino Imana yamuhayemo impano nka karate, tuzaba tumudindisha. Ntabwo abana bose bazakina volley. Ashobora kuba atazi gukina volley, atazi gukina basket, ariko yashobora gukina karate. Rero ni byiza ko impano z'abana tuziteza imbere kugira ngo zizabashe kubabeshaho. Ikindi nagira ngo mvuge wenda mu kijyanye no kubona ibibuga, wenda guhita tuboneraho ibibuga bijyanye n'icyerekezo mwifuza ntabwo byapfa gukunda kuboneka kano kanya, ariko nk'uko mwabonye twakuye muri iyi sale dufite ibyumba by'amashuri byinshi. Dushobora kwifashisha ibyo dufite uyu munsi tukabikoresha, cyane ko karate gasaba ahantu hanini cyane. Rero ibyo biri mu bushobozi bwacu, aho tuzaba twabonye ko ntabwo yatangiye tuzajya tubafasha no kubona iki aho gukorera dufatanyije nta kibazo. Hanifujwe ko twazakora ubuvugizi umukino ukajya muri Kagame Cup, message mwayiduhaye tuzayigeza ku badukuriye. Ikindi kandi hari ibihembo mwemerewe nk'uko mwabigaragaje, nabyo tuzakomeza gukora ubuvugizi bizaboneke. Rero uhagarariye ababyeyi yifuje ko abagore n'abakobwa namwe mutasigara. Nibyo mwabonye ko harimo abana b'abakobwa baperforminze neza cyane, ndetse bahise babona n'amapromosiyo kuko babikoze neza. Ikigaragaza ko n'abakobwa n'abagore namwe murabishoboye. Ntabwo karate ari iy'abagabo gusa, ntabwo ari iy'abasore gusa, ni iy'abagabo n'abagore n'inkumi n'abasore, twese turayishoboye. Rero icyo dusabwa ni ugutinyuka, twikuramo ubwo bwoba, naho ibindi byose Imana duhaye ubushobozi bungana. Mu gihe bazaba barangije kwiga bagiye mu gisirikare n'igipolisi, bizaborohera ku masomo y'igikomando, bo bazaba bafiteho byibuze ibyo baziho, ntabwo bazagura bazabahugura. Ndagira ngo rero batera akanyabugabo, mwe gucika intege mukomereza aho ngaho, natwe turabashyigikiye nk'akarere. Rero nabungwe nimukora gahunda yo gukoresha amarushanwa ndetse no gutanga amasentire, muzatugeraho kuzaza twifatanye, kuko mu nshingano z'akarere guteza imbere imikino, impano z'uburyo bwose biri mu nshingano z'akarere kandi tuzabikora. Ndagira ngo mbashimire ko mwanteze amatwi kandi mbizeza ubufatanye mu guteza imbere umukino wa karate hano mu karere kacu ka Burera. Murakoze, turabakoze. Iki gikorwa cyagaragaje ko karate ari siporo itanga byinshi ku rubyiruko n'igihugu muri rusange. Byari igikorwa cyateguwe neza, gifite intego ifatika kandi cyari kirimo ishyaka, disipurine n'ubwitabire. Akarere ka Burera kabaye urugero rwiza rwo gukomeza kwimakaza siporo zishingiye ku ndangagaciro no kwigisha umuco w'ubupfura. Mwakoze kuntega amatwi. Njye ndi Blaise Brain Warrior. Kora subscribe kuri Nihone Champions TV, ukande like, share na comment. Arigatou gozaimasu. Home Golden White, reka nkurangire isoko idakama uzavomamo ubumenyi buzagufasha gushinga inkingi
uzazirikaho ubuzima bwawe n'ubw'abawe, ikaguha akabando kazagusindagiza n'ubuvivi bwawe igeza mushesha akanguhe. Iyo nta yindi ni Home Golden White. Twabazaniye umwihariko wo kwigisha gukora ibikoresho by'isuku harimo amasabune y'ubwoko bwose, akomeye, solid soap, asukika, liquid soap, ayo mu mutwe, shampoo, ayifu, powder soap, ayo koga ndetse n'imiti yo muri toilette. Twigisha neza mukamenya gukora amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose. Nitwibagiye mwe mushaka kwiga gukora, kuvanga no gutera amarangi y'amoko yose, yaba ay'amazi, ay'amavuta, ahanagurwa ndetse n'asigwa ku modoka. Ni karibu muri Isanga. Umwihariko wacu, abo twigisha bigira ku ruganda bagasoza ari inzobere mu gihe gito, kuko tuba tubafitiye abarimu b'inararibonye. Kandi gana Home Golden White nimba wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi. Akarusho namwe mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo mwakora business kandi mu gihe gito cyane amafaranga akaza yisukiranya. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 07 19 18 540 cyangwa kuri 07 82 20 338. Mwanadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube n'izindi, hose ni Home Golden White, cyangwa mukadukurikirana ku Manzi Radio ku 105.1 FM kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 12 kugeza saa 1 z'umugoroba mu kiganiro Nezerwa. Hazamo n'agace ka Golden Quiz ugatsindira ibihembo bitandukanye hamwe na Home Golden White. Hehe n'ubushomeri kuko ubukire buri mu biganza byacu.